izuba ritazima ikinege mu nzira ariko nzaruhuka ngezeyo cyangwa byiwe hagarara kigango urugamba turimo igiye kurangira urabishima dukoye aratunezereza kuko yarabisezeranye dukomeze cyangwa tuvuge ubundi tureka urugamba turimo rugiye kurangira umwami wadukoye akatunezereza kuko yarabidusezeranyije. ariko muri ryari koko imiboro y'isi izarangira nari nzi ko ngiye koroherwa mbonye akazi none ku kazi baranyirukanye umugore nawe agiye kubona ngo ntabwo yashobora gusonza abana barabirukanye ku ishuri abavandimwe nagiraga bose barapfuye ntawe ngira ndeba abo twigana nibo nari nsigaranye none ndabahamagara nta n'umwe ukimpa ariko hari ijambo rimwe rijya rinkomeza niryo ryonyine rijya rinkomeza iyo nuko nagize intege nke ndavuga ngo hahirwa abapfapfira mu mwaka umwukatiye ngo baruhuke imiruho n'imihanda ngo kuko imirimo yabo ijyanye nayo baherekeje ibi bituma numva ntazava mu mana kandi numva nkomeye ntabwo nzayireka niba atazapfira mu mwaka amaherezo tuzataha. azaza amanutse ava mu ijuru arangurure ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose amen. Kayireba Siyoni we
mugeni wa Yesu witegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriwe abizera bose. Mana yacu turagushimiye kuri Imana yacu bwite, kandi ujya kujya mu ijuru waravuze mugiye kubategurira aho muzaba kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Turagushimiye kuko nubwo mu isi twahura n'intambara nyinshi tukageragezwa bikomeye, ariko amaherezo abera tuzataha. Turagushimiye Mana, turagushimiye ko tuzambikwa amakamba